Bakunzi ba MTV turabashuje aho muherereye mu mpande zose z'isi, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'uburengera bwari. Dukomeje kwihanganisha abafite ibibazo bitandukanye, Nyagasani abacira inzira. Rero nk'ibisanzwe muri kumwe n'Umutesi Beauty channel yindi MTV. Uyu munsi wa none turakomeza kuganira ku buzima n'imyororokere, kuko ni ingenzi cyane buriya kwicara uzi ibintu bigize umubiri wawe, ibyo ugomba kwirinda, ingaruka byose ni byiza. Uburyo wakwirinda sida, uburyo wabyitwaramo ni byinshi. Uburyo bwo kwirinda abandi virusi itera sida: kwifata ubudahemuka mu bashakanye, gukoresha agakingirizo igihe kwifata byakunaniye, kwipimisha virusi itera sida ukanamenya uko uhagaze, kwivuza indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina hakiri kare, kwirinda gukoresha inshinge zakoreshejwe n'ibindi bikoresho bikomeretsa, kwisuzumisha inda no kubyarira kwa muganga igihe umubyeyi atwite, kwihutira kujya kwa muganga ku gihe mu gihe wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye n'umuntu utazi uko ahagaze, cyangwa n'umuntu ubana na virusi itera sida. Gufata imiti igabanya ubukana bwa sida ku banduye. Ku bahungu bigabanya ibyago byo kwandura virusi itera sida, ariko si urukingo kandi ntibirinda kwandura virusi itera sida 100%. Ingingo ya 5: zimwe mu mpamvu zitera abangavu gutwita. Ku bangavu: kutabona amakuru kandi yizewe ku buzima bw'imyororokere, gutangira gukora imibonano mpuzabitsina ukiri muto, agakungu k'urugomo cyangwa urungano, mugendera mu kigare. Rimwe na rimwe buriya agakungu abantu mugendana nabo bashobora kugushora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, bakakubwira ko nta kibazo. Rero abamama bajye bagerageza kwegera abana babo, abatabashije kwegera abana babo. Agakungu k'urungano cyangwa kugenda mu kigare, gukoresha ibiyobyabwenge n'inzoga bishobora gutuma ukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ihohotera rishingiye ku gitsina harimo no gufata ku ngufu, ubukene ndetse n'irari. Ba sugar daddy, uburaya hamwe n'icuruzwa ry'abantu. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina harimo no gufata ku ngufu, ubukene nabwo bwatera ibyo bibazo, ndetse n'irari no kutanyurwa. Hari abantu bararikira ibintu akumva ko iwabo niba ari abakene agomba kujya kubishaka ahandi, ndetse ni ku mpande zose. Cyangwa waba unabifite ufite bikeya ugashaka ibya mirenge ku ntenyo. Icya mbere: kurarikira iby'abandi, kurarikira ibyo hirya no hino, nyurwa n'ibyo ufite. Ikindi nanone, ba sugar daddy cyangwa ba sugar mama, cyangwa icuruzwa ry'uburaya ry'abantu naryo ryabitera. Ingaruka nicyo kibi, ni kwicuza. Iyo mbimenya ni mbi cyane. Ngo abanyarwanda nibo baciye umugani ngo umwana umuhana avayo n'umuhana ajyayo, ariko byaba byiza umuhannye mbere y'uko ajyayo, akagenda abizi, yanabikora akabaza ingaruka akazabyirengera. Buriya kwicuza ni bibi, ariko hari ababikora nyine, ababikora kubera ko baba batabizi. Abo ngabo rero nibo turi kubwira muri aka kanya, kugira ngo bajye bagwa mu ikosa ariko barizi. Zimwe mu ngaruka zo gutwita ku bangavu: ubuzima bwawe mu kaga, bishobora kukuviramo urupfu, gushyirwa mu kato n'ihezwe, gukuramo inda mu buryo butateganyijwe kandi butemewe n'amategeko,
buriya aho kugira ngo ukuremo inda wayibyara, uko wabaho kose wabaho nabi, aho kugira ngo ukuremo inda ikwice wayibyara. Guhabwa akato no kwirukanwa mu muryango, guhagarika amashuri no kutagera ku ntego wiyemeje, ubukene, ingaruka ku buzima bwawe ndetse no ku bw'umwana utwite, guterwa ubwoba no kwiheba bishobora kugutera kwiyahura. Rero izo ni zimwe mu ngaruka z'inda utateganije. Buriya niba ubona kwifata byakunaniye, koresha agakingirizo. Kandi niba ubona wagiye kunywa inzoga mu bigare, taha kare, cyangwa urebe inshuti yawe gucyure, cyangwa inshuti z'iki gihe nubwo ziba zigoye, ariko niba ubona ugiye kurengera, taha. Aho kugira ngo bakufate ku ngufu cyangwa ukora imibonano mpuzabitsina utateguye kubera ubusinzi, taha. Ariko uko byagenda kose, ibyo byose ni ingaruka ziterwa no kutamenya. Hariho n'abamenya nyine bikabagendekera gutyo, ariko nta kundi. Rero bakunzi ba MI TV, ibyo nari nabateguriye uyu munsi ntambisoreje. Ikiganiro nakagaruka, ndabakunda, ariko niba ukunda ibyo nkugezaho, unkorere kuri ako kazogera gatukura, like, comment, ni iby'agaciro kuri twebwe. Ubu unzamuye.